twagiye gupanga ubukwe nta muntu wo kwa Vitali n'umwe tuzi kwa kundi bavuga ngo imiryango irahura ntago byabaye narabivugaga ego ko umugabo agasimbuka kambwira ati wapi ibyo bintu ntibibaho. None se uyu muryango uravuga ko wabyaye w'umukobwa umugore ubwo se Vitali bamuhaye umugore wamaze kwifungisha haba ikibazo akajya kuri kamera umugore umugore utakwihanganira ubwoko bwawe ubwo nabanje muri sociale nk'uwo muntu asenga iki koko nk'uwo muntu ni idini yabamaramo iki udaha agaciro ababyeyi bawe se wagaha Yesu utazi na nyina ntabwo bishoboka nibyo njya nkubwira buriya Theogene yadufashaga ibintu tugahera hano niba utebera ababyeyi bawe kucyemera nyina wa Yesu gutese wamwemera gutese utazi niba yarabayeho iyo ngiyo muri ibyo bihugu utageze ukandagira mbega we yaramubwiye ngo ubukwe bwiwe ni business ari ndubwira unde Vitali abibwira papa ahubwo ukurikije iyo mvugo ivuga ko we umugabo yivugiye ko agiye gukora ubukwe bwa business ntiwakumva hari rezo yo kuba yaragiye yifungishije umugore se yaramaze kubimubwira bakaba barakure batese kandi kuboneza urubyaro mu kirokora ari intambara kandi koko bafite ni couple y'inkenekene ngo baraza kuvuga ko ntukanye ni inkenekene donc mariage donc guhishana ababyeyi mariage ya business kwifungisha finalement urugo ruri hiye urwo warutegerezaho kuzaramba gute umukobwa ukora ubukwe yarayifungishije ntabwo byashoboka biragoye no niba hari n'undi ubitekereza kameme ahubwo se ubwiye couple bimaze iki koko muri societe ahubwo no gufata abantu umwanya wabo bakagutwerera bakirwa bahagaze bakureba ariko pratikoma nta kintu bazaniye impamvu dutaha ubukwe no kuza kugushyigikira nguze mu muryango mugari w'abanyarwanda kandi ubyarira u Rwanda urahamagara abantu bagata umwanya kuvera saa 3 muri saa 3 gusaba no gukwa saa 8 muri nuza mu murenge saa 12 mu kiliziya nijoro reception uravunira abantu busa ntacyo uzabereka niba utazita izina ngo wongere duhamagare tuze kwita izina turya ubunyano uratutwarira umwanya urabyumva uradutwarira umwanya so ni ikibazo rero arimo ikibazo cya maturité na malhonnêteté mais oui ahubwo nkahita nibaza ngo basengaga iki umuntu uteye gutyo wumva asenga iki kwe erega umuntu muzima ntabwo ari ukuvuga ngo nusenga nugaburira abantu ibizima hano wubakiye ku kinyoma warayize ukajya mu rusengero nawe urata umwanya urazinduka amaturo utanga urasesagura kuko ntacyo niko bimeze nyoko na nyoko bukwe bose ni ba nyoko rero burya nubona couple rero yitaza muri belle famille belle famille propre famille belle famille kuki atari mauvaise famille urumva ko n'abazungu babyubaha yego mabukwe bivuga muki mama mukwe siko mu giswahili bavuga yego ubusi urashakira ye handi niba utemera belle famille nawe nturiho so rero simbizi ni ishyano iyo Satani atangiye gutamaza abiyitaga bakizwa waravuze ngo bya DNA nabonye imibare birano uburofu. Alright, JALAS Official TV turabasuhuje tubifurije ibihe byiza amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Twongeye kubana na Karegeya Jean Baptiste umunyamakuru akaba ari umusesenguzi ku nkuru zitandukanye ziba zivugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, yaba muri politike, ubutabera, ubuzima busanzwe, njya muzana no muri showbiz rimwe na rimwe nkamubaza ku bantu akagerageza gushungura agatera imetero, ariko ibyo ari byose biba ari ukubaka societe. Nongeye kuguha ikaze Karegeya Omar, wiriwe neza? Mwiriwe neza. Nongeye shimire n'abadukurikira. Yego. Nibo tuba dukorera. Yego. Niba bibashimisha ibyo tubakorera turi kumwe nabo.
abonye bajya bagerageza kukumva ntibahite baprejudginga mbere yuko bakumva. nuko ni ikiganiro kizamfata umwanya tuzagitegura neza. Yego. Hari ibintu bimwe nshaka kuba nakwa apologizingaho ukuntu cyane ko harimo ibiganiro bibiri nakoreye hano, ibiganiro byagarutsemo ijambo ikigoryi, bikorwa Rwema yampamagaye. Yego. Ejo bundi nabonye commentaire za cya kindi cya mvuga ku cya Dedea Kicukiro. Burya hari igihe muri principe mwihame baravuga ngo iyo usubiyemo igitutsi butukanye kabiri. Urumva Dedea yavuze ngo uri stupid bikomeye cyane. Scovia ati yabise ibigoryi, nanjye urongera urakanzana noneho nyicumurya. Urumva nyibiranyagiserera. Kandi uribuka ko na Rwema we yaranyihamagariye kuko yari yavuze ubugoryi kuri Pastor Theogene. Yego. Ntabwo bari ibintu abadukurikira bajye bumva ko nta mutima mubi ubuhari, tubikorana ubumuntu. Yego. Ariko nabonye harimo mu batureba harimo n'abarya abantu. Kira cyanyuma harimo n'abagitifu nabande, ariko navuze ntabwo ari amazina kuko ngiye wundi sinkunda kwanariza umuntu, nanariza ubumuntu uburyo akoramo. Buryo akora n'umwe nibwo bushobora kumukarifiya. Simvuze ngo nabwo bushobora kugororoka. Yes, nabwo bushobora kugororoka umuntu. Yes, bajye babyumva. Nibaza ko nta mazina navuzemo, buri wese paraporo y'imikorere ye ishobora kumukarasa ngo uri muri aba cyangwa nturi muri aba. So ibyo nzabishakira umwanya mbisabeho imbabazi ikiganiro kigari. Hanyuma muri uno mwuga nyine nuko tubaho n'ubu nuko nagabagije kujya kuri tere. Hari ikindi kiganiro natanze ahandi kivuga, hari umuntu wanditse igitabo cy'ubuhamya bwe ku bijyanye na jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo noneho ngewe abaturage baho ngaho avuga nabo bambwira ibindi, noneho nza kubitangaza. Nawe ejo yarampamagaye yambwira ko yababaye kubera ko nabaye nk'uvuguruza ibyo yanditse, ariko nabibwiye n'abaturage. Ejo aransobanurira ati abo baturage nabo ntabwo twari turi kumwe, baje nyuma, babimenye nyuma, ariko nabyo ni imaje ya sosiyete. Nge ntabwo nahimbye, ariko barambwiye ibinyuranye n'iby'umwana yanditse. Oya nibyo bishatse kuvuga ngo ibyo bitubaho kenshi, haba harimo inyungu nyinshi. Uribuka na insida n'ibyanjye ijya kwa Rine, ibyo Rine yambwiye sibyo Berita yavugaga, sibyo community yari ifite, n'ubu wasanga nta kuri kuramenyekana. Ariko icyo mvuga si impimba amakuru. Iyo nyahawe nyatangaza uko nyabonye, wenda nyuma nkabona izindi verisiyo, kandi koko buri muntu yavuga avuga uruhande rwe. Ibyo uvuga ntabwo uri kure y'ukuri Karegeye. Ibyo uvuga ntabwo uri kure y'ukuri kuko nanjye ejo bundi nko kuri case ya Platini hari ibyo bambwiye bitari byo, kandi ndabitangaza, ariko nyuma mbwira Platini hari ibyo numvisemo bitari byo, ariko hari n'ibyo navuze biri byo. Rero bajye batwihanganira, udakora nta kosa. Ikibi nuko wakosa ubigambiriye. Nge rero sinjya mpimba amakuru, barayampa. Hari ibyo niboneye, hari ibyo nibwiriwe. Kandi icyiza uwo mwana wanditse igitabo Mameri Mati we avuga uburyo nyina wamwibyariye yagize uruhare mu rupfu rw'abavandimwe be. Yarambwiye ati abo bantu bakubwiye, amahirwe nagize nuko ubwo buhamya abantu bavuguruza ibyo uwo mwana yanditse babuduhaye turi abanyamakuru benshi. Ntabwo ari njye nyine, urumva twari benshi turenga nka 15. So urumva ikintu uvugiye kuba imbere y'abanyamakuru barenga 15 nuko wenda ngewe ari nge nabizirikanye rimwe bitewe na topic ije mba ndabikuruye, nuko bigenda nabimenye 2017, ariko mbivuga mu kiganiro ejo bundi 2023. So nuvuga ngo ntabwo niyutiye kubitangaza, ariko urumva umuntu yambajije ikibazo sanga urwo rugero rurafasha. Ariko umuhungu ejo yarampamagaye, twamaranye hafi nk'isaha, ambwira ko abo bantu babitubwiye nabo hari ibindi anyereka isura y'Abanyarwanda. Nuko urumva iyi ni ingingo ikunda guteza polemique, kandi ni ingingo iri sensible. Yanyibwiriye kandi ni ibintu byabaye n'ahandi. Yambwiye ati hari n'abantu ati hari abantu ku musozi baryaga ruswa bakakira ubuhamya butari bwo, cyangwa bagahesha agaciro ubuhamya butari byo, cyangwa bagatesha agaciro, cyangwa bakagoreka. Abo bantu rero ko namubwiye amazina y'ababivuze, ahubwo ati abo ngaba
urumva sinshaka kongera kubigaruka kuko biteza polemique urumva byaba bisubiye urudubi ariko namubwiye amazina yabo arambwira ati ati uwo nguwo ababihorera gusa amahire ubwo mwavuganye nawe ukamwumva justement nta kazi urumva nta kazi katagira risk n'abashoferi bagira impanuka rero natwe rimwe na rimwe akazi kacu usibye kuzahabwa impundu dutabarutse mu mutima mwiza tuba dufite wenda kubaka ariko hari igihe ushobora kuzana ikintu kikaba cyagira uwo cyangiza kikagira inkuru kayikora niyo yaba inkuru yanditse ibifite icyo ishobora kwangiza kandi nibyo koko so rimwe na rimwe rero hari igihe tugira amakuru rimwe na rimwe kuyaverifiya bikakugora ariko iyo yasohoye nabwo n'uwo mwana ntaregure kuzampamagara aho mbisohoreye nibwo yamenye ko abo ku musozi wabo harimo bamwe ku bari kuri uwo musozi badahuza nawe n'ibyo yanditse ariko nabyo nzabiteguramo ikiganiro gihagije ariko ntago nzakijya in deep kubera ko cyateze iyindi polemique byiza nuko ariko abyumve ko kuba yarampamagaye nabihaye agaciro ariko nacyo nayandi makuru no kuba yambwira ko hari abantu bashobora kubaho batesha agaciro ubuhamya bwa bamwe cyangwa bagahesha agaciro ubuhamya butari bwo bw'abandi so ubwo niyo ni societe niyo turimo rero ubwo nacyo turakimenya none nacyo turakimenya kandi nawe amenye ko abo ku musozi wabo kuko ntabwo yarazi ko babitubwiye ntabwo yari kubimenya iyo nabivuga ntabwo yarazi ko babitubwiye kandi babitubwiye turi abanyamakuru benshi pe yego ubwo rero urumva niko kazi kundi nyine abatwumva baratwumva badutera amabuye bazayadutera iyo umuntu abona mikoro uri no muri position yo kubona amakuru menshi buri muntu akubwiye ibye n'undi bye niyo societe turimo ntago icyo dukora no kugira ngo tube intego no kuba twagira societe ijya kuba nzima y'ubupfura ariko biragoye ibyo byafata n'imyaka magana n'amagana okay so Karegeye nyemerera njye kuri topic nyirizina yatumye uyu munsi nifuza ko tuganira ni inkuru imaze iminsi mu itangazamakuru ry'umwihariko cyane ryo kuri murandasi kuri internet muri social media ntabwo navuga ko mainstream zayigarutseho cyane ariko ntekereza ko bikomoka nanone kuba abayivugwamo ari abo muri social media cyane so rero ni inkuru twabonye ndumva hashize nk'ibyumweru bibiri yatangiye kuza gake gake ariko ubu bwishyushye kubera ko umugore wavugaga mu kibazo noneho yaje imbere ya kamera nawe avuga ibye so rero ni inkuru nabonye irimo idini irimo gucana inyuma irimo ubusambanyi irimo gusenya ingo irimo ibintu byinshi ku buryo dushobora kuganira ukagira ibyo utubwira ngira ngo ikiganiro cyo nanjye nakiguhaye link nawe ubwawe warayirebye sinzi niba wenda wowe hari ibyo watubwira mbere yuko ngira ibyo kubaza mu byo waba wararumaritse muri kiriya kiganiro nk'umunyamakuru n'umusesenguzi ushatse wambaza ariko urumva showbiz sinkunze kuzikurikira nabariya abantu n'ubwa mbere nari mbumvise barabona muri gospel gospel isomo iba rigomba kuvamo amadini arafasha iki kubaka abanyarwanda ese ubundi kera bavuga ngo umukiriya ni umwami ariko umwami yari ataraba umukiriya niba kera abantu barubahaga idini none ibibi bikaba byose bigenda biturukayo biratangiye irihe somo cyo ni icyambere icya kabiri umuco wo gucana inyuma ni iki kiba muri biriya bintu gituma n'umuntu ubyuka abwiriza ataha ajya guheheta aho rero niyo ngingo nunambaza uganisha amazina uyavuge sisanzwe mbazi ariko urambwira uko bakora kuko sinyananariza abantu bakora bate hanze bagaragara bate mu buriri bagaragara bate amazina yabo ntacyo avuze kinini ikifite icyo kivuze cyane ni kese y'ibyabaye byagenze biti n'abantu ukuvuga ngo ngira ngo wenda ikiganiro cyo cy'umudamu warakibonye ariko mbere wenda ni kese yatangiye bavuga bati umunyamakuru witwa Vitali wa Impemburo TV Impemburo okay n'uwitwa Plasir wa Zaburi nshya nayo ni YouTube ya gospel yes njya nyireba Zaburi hakavugwamo inkuru zivuga ngo uwo Plasir ngo asenyeye Vitali muri nuko inkuru yaje ku muhanda imeze
igihe kiragera dutangira kubona ibintu byinshi bivugwa muri ino nkuru, verisiyo zirasohoka ariko bigaturuka ku bantu basanzwe bo hanze batavugwa mu kibazo. Icyo gihe rero nka kwa kundi twavugaga ibya Muhanga uriya mudamu adakoma biba bikiri ibivugo, urumva kuko ashobora no kuza akavuga ati birasinge rwose, kandi ukuri ni ukwa nyirako. Twumva byinshi twumva byinshi, ariko byose ngo bikaba byaratuturutse n'ubundi ku kuba abantu baragejeje no muri RIB mu kuregana. Baregana gucana inyuma cyangwa hari ikindi bakora? Baregana ibindi byaha. Umugore akarega ibyaha umugabo we ego, umugore wa Vitali ego, na Vitali ubwe nawe akagira ibyo arega nde? Umugore Diane, umugore we. Ubwo rero iby'iyi nkuru byo ni birebire, ntabwo nabivuga ngo mbirangize, abayikurikiye barayikurikiye, ariko tugendeye wenda kuri iki kiganiro umugore wa Vitali yatanze. Muri iki kiganiro umugore wa Vitali yavuze ko uyu Vitali yamuhishe imiryango ye. Bimeze nk'ibyo wakwande kwa Papa Keza, bimeze no kwa Bertrand, kwa Aline na Bertrand. Iyo kese nayo ubwo iki kintu umugore wa Vitali avuga ko Vitali yamuhishe umuryango we. Komeza. Ubwo duhereye no kuri icyo ndagiye ngenda akantu ku kandi, ikintu kijyanye no guhishanya imiryango gishobora kuba intandaro yo gutandukana kw'abashakanye. Ahubwo se baba babana, wabana n'umuntu utazi umuryango we. Ubundi si urugo ko rujya gushingwa abageni barabanje kwerekana iwabo. Ubuhisha niki? Wabuhisha niki? Uko baba bameze kose, ntihabe mu cyaro, ntihabe hanuka isogororo, ntihabe barya ibijumba, bitacyo bitwaye. Umuntu mugiye kubana, mugiye kubyara abana bazitwa buzukuru b'iyo miryango. Nese urahisha ko nshimye umugore umuhishe iwanyu, n'umwana uzamuhisha kwa sekuru, uzajya umubwira ko bashize, uzajya umubwira gute? Kubijya kumera nka bya biri bya wa mugore wa Rutiyo. None se ko mu banariza baravuga bati ntabwo babubatse abo bantu, ko bavuga bati uyu Vitali ashobora kuba yarahishe umugore iwabo mu nyungu rusange, kuko ikibazo cyabo inyungu rusange zande. Impamvu mvuga ngo rusange ni mu nyungu zabo nk'umuryango, kuko ikibazo cyabo kirimo ibintu by'amoko. Jean Vitali yavuze ati uyu muntu si mujyane wacu, ntacyo navuga. Ntacyo avuga kubera iki se? Nese niwe muntu wa mbere. Attention, ntabwo buriya rero niyo mpamvu njyageraho nkasa nurakaye kandi nkashyiramo imbaraga. Umugore utakwihanganira ubwoko bwawe, uri wakwirwa umushaka. Umugabo utakwihanganira ubwoko bwawe, uri wakwirwa umushaka. Kandi siyo couple yaba igizwe n'amoko abiri atandukanye, uramwihorera uwo nguwo. Urabyumva? Natwe niyo mpamvu ubundi se kubenga bituruka hehe nyine? Ni ukudahuza ku bintu bimwe na bimwe nk'ibyo. Urabyumva? Ni uvuga ngo rero gushinga urugo rushingiye kuri buriya igishoboka ni ukuba mbwire n'urubyiruko n'abandi igishoboka ni uko ahubwo wamwereka umuryango bakavuga ati uyu muntu ubu bwoko nitujya tubushakamo subirana ibyawe. None mwagera hagati mukumvikana muti se kwiwacu bakwanze, kwiwanyu banyanze, dukora iki? Mugafata umwanzuro. Ese tuzabana tutabitayeho cyangwa se tubyihorere ugenda ushaka ukundi? Hari amakupure menshi abana bakundanaga bagiye bareka kubana kubera icyo kintu, ariko muba mwabahaye amakuru. Mwabahaye amakuru, ntabwo mubahisha ko bahari, ntabwo mubahisha igikorwa murimo, none mugafata umwanzuro nyuma. So rero kuvuga ngo turabibahishe turangije turabanye, ibyo biba bizabyara ikibazo. Abana tuzajya babwira ko nta babyeyi ugira, ntabwo bishoboka. Muri iki kiganiro ntabwo mbyimagine, hari ahantu numvise umugore avuga ngo yashatse guhura na nyirabukwe, ese ko umuryango we uhura na nyirabukwe, ngo Vitali aravuga ngo nyirabukwe ntiyajya kwa nyina, ngo barahurira muri hoteli. Ubwo bijya kubera nk'ibyo kwa Bertrand nyine. Bajya guhura muri hoteli ntibajya iwabo. Ubwo turaza gusanga rero nushaka mariage irimo kiriya kibazo idashoboka. Nuza kubigarura ku idini, ubwo nabanje muri social. Nk'uwo muntu asenga iki koko? Nk'uwo muntu ni idini yabamaramo iki? Udaha agaciro ababyeyi bawe se wagaha Yesu utazi na nyina, ntabwo bishoboka.
nibyo njya nkubwira buriya Theogene yadufashaga ibintu tugahera hano. Niba utemera ababyeyi bawe kuki wemera nyina wa Yezu gute se? Wamwemera gute se utazi niba yarabayeho iyo ngiyo muri ibyo bihugu utageze ukandagira? Mbega we shimanza dufite societe mbi cyane. Ibyo bibaho ni kese ko numvise ari nini. Ibyo bibaho numvise ari binini. Ni binini justement. Hari ahantu umukobwa yavuze ngo buretse gatoya impamvu zishobora gutuma abantu bakundana niba baba bakundana by'ukuri batabana, icyo gishobora kubamo, bashobora no kuba gishobora kuva mu bukungu, bakavuga ati nasanze waba ari abatindi, cyangwa nasanze safunzwe, cyangwa se nasanze ibintu nk'ibyo, cyangwa basanzwe bitwara batya. Amakuru arashakishwa y'abantu bagiye gushakana, hagafatwa umwanzuro wo kubana. Ariko guhishana ababyeyi bikarangira mubanye, none se ubwo mu kwatura mu rusengero icyo barakicuje. Ibyo kera Bizimungu akiri perezida niwe wavugaga ngo kuko yabaga ari kuvuga ku bijyanye na jenoside yakorewe Abatutsi, avuga uburyo mbese abantu badashaka kubivuga. Avuga ati ni nko gukubura umwanda uwusunikira munsi y'umusambi. Gukora couple ngo mwagiye mu kiliziya, ngo mwagiye kwa gitifu, mwagiye mu irangamimerere etat civile, muhisha ababyeyi mukubuye mushyira munsi umubyeyi se wamuhisha kugeza ryari? Ubyo rero ni ukubakira ku musenyi, n'ibindi wakubaka nyuma ntabwo byaba byo. Ni nk'ibyo wasanga ari n'uwo muvumo ubakurikirana. Iyo Satani atangiye gutamaza abiyitaga bakizwa, ni ishyano nini. Ubu ni nka Sodoma na Gomora, reka niko n'Imana yahashenye, nubwo mba ntabyibuka neza cyangwa ntarabikurikiranye. So ni ukuvuga ngo byakaze, kuko n'undi muntu usanzwe utajya mu rusengero, utajya asenga na rimwe, ibyo iyo bibaye aba ari skandari. Noneho bikaba ku bantu basenga, ni ukwerekana ngo either ibyo twitaga umugisha ukomoka ku masengesho birirwa basenga, abiyiriza bajya kanyarira, abirwa mu nsengero, iyo ibyo bibaye kuri bene bariya, bibaye ku muntu wirarira mu kabari cyangwa winywera agacupa, byaba ari bisanzwe. Iyo bibaye ku muntu utura, ujya mu kiliziya katura, umudiyakoni, pasiteri, umuprotokole, wa muntu uhora hahandi, bikabaho shitani akamugaragaza, aba ari ikimenyetso cyo kuvuga ngo amasengesho ari gukorwa, ari gupfa ubusa. Twari tumenyere ko abantu basanzwe nka biriya by'Imuhanga, n'uw'Imuhanga n'umupantekote, sibyo? Abandi bari bisanzwe. Ariko kumva ngo byabaye ku bantu, urumva n'amacano yabo ukuntu yitwa yose ashingiye kuri gospel, nta bindi bajya bashyiraho, guhumuriza. Yego, kubaka imitima. Ariko urubaka umutima n'uwawe ntawo. Uzi igikomere cyo gukora ubukwe iwanyu batabizi, urakigendana ukakigendana no mu kaburu ukakigendana, urabyumva, aho uri hose urakigendana. Ariko ubwo ni ikimenyetso kuvuga ngo kuki bagaragazwa. Yego, iyo aba babikoraga ntibamenyekane. Umuntu uzi ko bajya batwita bisi, umuntu w'isi bimubayeho c'est normal. Ariko bibaye kuri wa wundi wita abantu abisi, we yita uw'ijuru, none niwe bibayeho. Ni ikimenyetso kibi cyane. Ni ikimenyetso kibi cyane. Abantu nibahindure imvugo ibe ingiro. Yes. Ndacyakotinga uno mudamu kuko buriya verisiyo y'umuntu aba ari nziza cyane. Mu byo yavuze hari aho yavuze ati uyu mugabo wanjye Vitali yabwiye papa ko yifuza ko akora ubukwe bwa business. Ubukwe bwe ari ubwa business. Ni ukuvuga ngo purpose y'ubukwe ni business. Abantu bati wowe umaze kumva ko ugiye gukora ubukwe bwa business, wakoze iki? Umukobwa wakoze iki? Kuko urumva kimwe mu bintu byateye aba bantu gukora ubukwe, ngo hari harimo ko bashaka gucuruza kuri YouTube. Mudamu wabivuze. No, ntabwo ari ikibazo cyo urukundo, gushaka kubyara, gushaka guhuza imiryango, ntabwo ariyo objectif yari hari. Urumva ihari byari ugucuruza. None ni makuru akavuga ko uyu mukobwa yagiye mu rugo ngo yarifungishije. Abaye yagiye gushaka, yaramaze gufungura urubyaro. Ntabwo barabyara rero. Ishwi. Okay.
okay, ako kantu ko kuba mariage d'affaires karabigaragaza byose nyine ni kurwo rugo rugomba kubaho. Urugo rushingwa gute? Kera bavugaga ko rushingira ku rukundo d'abord, ariko wenda n'urukundo rwageza aho rurakonja, kandi urukundo ntabwo urworiyanta babishaka batabishakanye, bivuga gutyo. Urukundo ntabwo urworiyanta, urukundo ntabwo uruha limite. Ushaka gushaka murufite rukazagabanuka cyangwa rugashira cyangwa rukajya ku wundi, ariko hari ibyo utavanaho. Gushinga urugo d'abord, guhuza imiryango no kwagura umuryango mukabyara, ibyo byo ntabwo bihinduka, ntabwo ari ukugoragoza. Ibyo ni mathématique, ni science exacte. Urabyumva? Yego, ni science exacte. Viwanyu nanjye viwacu, duhurira iwacu tubyara bacu. Ibyo byo ni mathématique, sibyo? Yego. Ntabwo ari uvuga ngo viwanyu uze dukundane akaramata tuzahore dukundana. Oya, urava iwanyu, icyo kiragaragara ko utaguma iwanyu. Ntiwaba umugore wa kanaka ukiri iwanyu. Urava iwanyu n'umugabo wawe ava iwabo, muhurira ahantu hitwa iwanyu, mubyara bitwa banyu. Ibyo byo ni mathématique, ariko gukunda nabyo ntabwo bishoboka. So muri make rero, couple idafite izo objectif, guhuza imiryango no kwagura umuryango, iyo ntiyagombye kuba. Iyo ntiyagombye kuba. Kuvuga ngo uru rugo rwafeirinze au départ, umwana apfa mu iterura. Rugamije iki se nyine? None se niba ari ubukwe bwa business, ko nshimye wenda video yo kuri mariage ushobora kuyicuruza niyo wavana mu miliyoni 3, none se uzongera uruzi yarifungishije. Aho au contraire, uri umuntu wakoze couple ya business, wafata video wagiye kurambagiza, ugafata video muri dote, ugafata video muri mariage, ugafata video wateye inda, umugore yatangiye guciragura, yatangiye kuzinuka ibintu bimwe na bimwe, ugafata video yagiye gupimisha inda bwa mbere, CPN, consultation prénatale, ngira ngo ubungu zisigaye arenye. Uko agiye ufata ka video, niba koko ushaka business, yajya kubyara dogiteri yaza kumusuzuma, ugafata video, yabyara umwana wa mbere ugafata video, kwita izina video, umwana agiye gardienne video, umwana wa kabiri, iyo niyo business. Yes. Naho kuvuga none se business ku mugore utazabyara, ubwo ne etape yo gushakana gusa nta kindi. Iyi se wafata niyihe? Niyo kurwana nawe se? Ahubwo ngiye cyo nibaza, dukurikije ibivugwa, ukurikije iyo mvugo, ibyo kwifungisha ni ibivugwa cyane yarabyivugiye. Oya, we ntabyo yavuze, ni ibivugwa n'abandi. Ahubwo ukurikije iyo mvugo ivuga ko we umugabo yivugiye ko agiye gukora ubukwe bwa business, ntiwakumva hari rezo yo kwera we yaragiye yifungishije umugore se? Yaramaze kubimubwira, bakaba barakure batese, kandi kuboneza urubyaro mu kirokora ari intambara. Kandi koko barukore baboneza urubyaro rwihishwa, kuko mvuga ibyo nabonye. Hari umugore w'umupasiteri twagiye gusura mu murenge wa Kabare Kayonza, muri ya matere ya Mbega Ishyano. Umugore aratubwira ati ngiye mboneza urubyaro mu ibanga, ati kandi umugabo wanjye ntiyabyigisha mu rusengero. Nikoma ntabwo byemewe kubyigisha, ariko uzi ubwenge arya kara umugore watigira urya. Ariko kuboneza urubyaro ukiri umukobwa, byitwa kuboneza urubyaro paruswe urufite. Yari yarabyayeho se uwo mugore. Nuziboneza urubyaro udafite, utagaragaza, utazi niba urufite, urabanza ukabyara uwa mbere, ukaba wakwifungisha imyaka 5 kugira ngo abanze umwana wa mbere akure, ukazongera ugafungura, wageza 2 cyangwa 3 ugafungisha burundu. We yafungisha burundu cyangwa numvise ngo ni imyaka 2. Ndeba umuntu wambwiye imyaka yambwiye 2. Ukiri umukobwa ugafungisha, ubutinya ikisi. Ukiri umukobwa urabanza ukabyara. Urabanza ukabyara. Bene abo ngabo rero buriya nubwo sindagura ndagena, ariko ngira imyemerere. Bene abo ngabo naho arushakiye hari igihe arubura. Cyane nk'ibi noneho byagiye hanze, ashobora kuzifunguza ikanga, Imana ikaguhaniramo. Ni nka babandi biravuna kugira ngo ube warakuyemo nk'inda ya mbere, urenganyije uwo muziranenge, kugira ngo uzabone urundi. Hari igihe bikokama, Imana ikaguhaniramo. Hari ikintu ushaka kuduha view yawe. Yego, numvise muri no case, nawe ukatubwira ko cyumva.
iyi kese harimo ikintu kivuga ngo kinatuma perezida aza muri no kese ngo uyu Vitali yarongoye umugore ashaka kurongora umugore usa n'uwa perezida sibyo mwiza nka we iki kintu cyabande cyo kurebanaho mu rusengero cyangwa mu madini cyangwa mu makominote bikunze kubaho mu madini cyane ukivuga hiki no ariko icyo cyabere niyo bitajya mu madini ni ukudakura mu mutwe nta muntu ushaka nk'undi umugore se usa n'undi abaho agusa neza hehese imbere inyuma indeshyo umubyibuho ingano Mpyisi niwe yigeze kuvuga ati sinzi umuntu wigeze kubaza Mpyisi ati umugore mwiza ku mutima n'umugore mwiza ku isura hamva icyo kigori ku mutima se wahareba ute uzashaka umwiza ku mutima uzahagorora ngira ngo ni nkuko nibijya gusa nk'ibyo yavuze ariko umuntu ujya gushaka umugore donc urumva icyambere ni ukudakura mu mutwe kuvuga ngo nzashaka umugore usa n'uwa runaka ntibishoboka n'impanga ntago zisa yego n'umubaji w'imitima ntiyayiringanije yego nk'ibyo simbizi umuntu wabivuga aba ari ikibazo cyo gukura ni ukudakura mu mutwe tout simplement nta mugore usa n'undi nta mugabo usa n'undi sibyo nta mugabo usa n'undi wenda bashobora kunganya amafaranga bashobora kunganya urukundo bashobora kunganya indeshyo bashobora kunganya ibyo bize bashobora kunganya umushahara ibyo byose ni matematike ariko nta mugore usa n'undi ntawe yasa n'undi se mbese bagira n'impumuro imwe ishwe yasa n'undi se amaso umusatsi amatwi ko buri muntu agira igikumwe cye voilà ijosi amabere oya nago bibaho ahubwo iki kintu ntekereza ko nawe ni ukwibeshya cyane ariko harimo manque de maturité yego ni ukudakura icyo kintu cya manque de maturité se ntabwo kibona muri fail y'ino mariage bien sûr kuko umukobwa ufite ni couple y'inkenekene ngo baraza kuvuga ko ntukanye ni inkenekene donc mariage donc okay guhishana ababyeyi mariage ya business kwifungisha finalement urugo ruri hehe urwo warutegerezaho kuzaramba gute se umukobwa ukora ubukwe yarayifungishije ntabwo byashoboka biragoye no niba hari n'undi ubitekereza quand même ahubwo se ugiye couple bimaze iki ko muri societe ahubwo ni ugufata abantu umwanya wabo bakagutwerera bakirwa bahagaze bakureba ariko pratiquement nta kintu bazaniye impamvu dutaha ubukwe ni ukuza kugushyigikira nguze mu muryango mugari w'abanyarwanda kandi ubyarira u Rwanda urahamagara abantu bagata umwanya kuvera saa 3 muri saa 3 gusaba no gukwa saa 8 muri nuza mu murenge saa 12 mu kiliziya nijoro reception uravunira abantu busa ntacyo uzabereka niba utazita izina ngo wongere duhamagare tuze kwita izina turya ubunyano uradutwarira umwanya urabyumva uradutwarira umwanya so ni ikibazo rero arimo ikibazo cya maturité na malhonnêteté mais oui ahubwo nkahita nibaza ngo basengaga iki umuntu uteye gutyo wumva asenga iki kwe erega umuntu muzima ntabwo ari ukuvuga ngo nusenga ntugaburira abantu ibizima hano wubakiye ku kinyoma warangiza ukajya mu rusengero nawe urata umwanya urazinduka amaturo utanga urasesagura kuko ntacyo niko bimeze afazari genda uyahe abana bo mu muhanda aho kuyatanga mu rusengero umutima utarimo mbona ADPR igeramiwe ADPR kugenamirwa ifite ibibazo byinshi byagiye biza byiyongeranya kandi aba ngaba ngira ngo bo ni n'abajene ariko ADPR ibibazo byahereye mu bantu bakomeyemo bakuze ari amatiku imanza kwiba amafaranga birirwa bigaragaza ukundi ejo bundi urabyibukana ejo bundi mu rupfu rwa Theogene donc urumva sinzi ukuntu nabyita ntabwo aba ari abantu muri ADPR bose ariko biriya izirare bari ingero mbi zituma na bamwe batakongera bamwe bacika intege zo kujyamo
n'abari barimo bamwe bacika intege bakagaruka, ugasanga bamwe batangiye kwisomera ku gacupa cyangwa se babaye abantu basanzwe cyane. icya kabiri, niba Diane niwe mugore wa ntuza wa Diane niwe mugore wa Vital niba yari umurokore aririmba muri korali agasambana bikamenyekana, ubwo muri iyo korali ntihaburamo abandi batanu bamukurikira, nabo bakavuga ati ariko uriya mugabo uhora anitirije nkavuga ngo ndi umurokore nambaye akantu mu mutwe kanzakagendana nanjye uwamuha, akabona ntibimenyekanye. Kuko urumva niba abo barasambanye bikamenyekana, abasambana ntibimenyekane bo, urumva birongera bigakubita kuri wa wundi wa muhanga. urumva ko ADEPR geramiye. Ariko ibyo byose mu myemerere yanjye kuko ngewe nakuriye mu cyaro, hahandi twemeraga umwaku, twemeraga ko abantu basambanye iwacu, twemeraga ibintu byinshi, twemeraga ko ukoze ibishitani mu rugo rwaraye rwenze inzoga ngo irarenduka. Kwica ikigage niko twabyitaga, kwica ikigage. Donc tukemera ko ibitoki bishobora gutema habaye ikintu gapfumuye umuntu amatwi ngo yaraye ngo intoki ngo amatwi arabyimba. Rero ngewe mu myemerere yanjye ya gutyo nemera ko ibingibe niba ari Satani niba ari Imana iri kugaragaza abantu bati dore bya bantu nabahaye ni ibicupuri. Kuko nakubwiye ngo mu marogi n'ubu ngubu ugiye ugakinguza Cosmos, ugakinguza ntuzariya hariya Remera Kafri igisimenti, donc wasanga abantu bibereye mu byabo, ariko niwo murongo bahisemo, niyo plasir bahisemo. None wowe niba plasir yawe ari ukugendana ibitabo ku cyumweru ukirwa mu rusengero, icyacu mukagitanga wahembwa 500 senkana ukazitanga, ari kuri uwo ubwo rero n'Imana nibyerekanye na bimwe bya Sodoma na Gomora. Uri kubyumva? Niko nge nemera. ngo wowe muri no case niko nge nemera ko ibi bintu byagiye hanze, nemera umwaku ni Imana yabyerekanye. Yes, nge nemera umwaku burangira imyemerere. Kera nigeze guca ku rugo ufite 150. Wari abantu utavugisha mu gitondo, ari nabo ntavuga amazina. Ntawo undi tigeze gukora ikiganiro umwe wakoreye icyaha mu rukiko, ntabwo tuya tumuvuga. Reka uraza nawe arawutera. Tuba dufite harabo twita ba nyir'amataje iwacu, harabo twitaga ba nyir'umucaca, harabo twitaga bamuvugwa rirenze, abitwaga ba mushinwa twanga kubavuga. So rero nk'ubu ngewe ku giti ngewe kumundeba, sinshobora kuba mfite amafaranga ngo nce ku rugo, ndabanza nkayajyana mu rugo nkasigananamo ayo nshobora gukoresha. Sinshobora guca ku rugo ko nigeze kubikora baranayanyiba. Yes. Icya kabiri, amafaranga mbonye mfite abantu ushobora kubanza kuyahaho kubera ko nzi ko bayatera ishaba akazambera amazima, hakaba nabo nirinda. Mfite umuntu amafaranga yose mbonye niba ari 5, igihumbi cya mbere niwe kigomba kumujyaho. Niba ari 100, ibihumbi 10 bya mbere birarya se. Ni imyemerere ariko nanone hari ibintu nanone biba bigize bigize amafaranga uyabonye umuntu yarakwambuye ugize Imana arakwishyuye, ntabwo ushobora kuyabanza mu bintu byanduye. Yego, sibyo? Ntabwo yabanza mu bintu byanduye, iyo ni imyemerere. Urumva kera hari igihe ari experience rigeze kujya sintandukire, ndavuga muri ya myemerere yanjye kuko ndimo ndavuga ko ibi biri kuba. Kera bajyaga bavuga ngo bavuga kubona ubwambure ngo bitera umwako. Arantu nakoze ikiraka cya traduction, batinda kunyishyura basigana. Numvise niyamburuye naniwe, ndagenda shaka abasore b'ishiti zanjye. Twari dufite umusaza b'abaskuti, twari dufite umusaza wari warabaye umuskuti, wari umusirikare, atuye imodoka. Tuzenguruka Kigali, ebana mbese turawuceka byose, tumera neza. Ubwo sinzi ukuntu byaje kugenda. Umuhungu twari kumwe ahantu twari turaye, hacaho umukobwa atugeze imbere, igitenge kiragwa.
bwane noneho arampamije tu niya mafaranga sinkiyabonye nararyamye ngeza saa 4 uzi ko iyo saa 4 nsubiyeyo hamwe nakoraga ikiraka cya transaction banyishyuye bakize double aho nakekaga 3 ku isaha bampaye 5 ahubwo yaguteye ishaba ariko si yo myemerere yanjye ubundi numvaga ko andangije ahubwo nari nzi ko na motirangonga urabyumva iyo ni imyemerere kuza abantu bita ko batera umwaku ibyo rero ngiye muri iyo myemerere yanjye rero ibi bintu biri kuba ku bantu biyita abakozi b'Imana abantu biyita donc abarokore donc akantu yagakoze mu ibanga ntikagaragare ushobora gusanga ari ubwa mbere ushobora gusanga n'uwo mugore wa president ari ubwa mbere yarabikoze ushobora gusanga n'uriya mugore w'umuhanga ari ubwa mbere yarabikoze ariko umwaku we Imana ikamugaragaza ibyo niko nge mbyemera iyo wihishahisha ukora akantu gato bagahita bagucakira mu gihe hari abandi babibamo akabibamo buri weekend ajya Cosmos agakwavu k'ishyamba akamara imyaka 5 nta muntu uramenya ko ibyo bintu abikora cyane ariko wabikora uvuye muri korari ubwo twahita tuvuga tuti rero uwububa abonwa n'uhagaze n'uwendeye nyina munsi y'ibuye yaramenyekanye ariko iyo bavuze ngo uwendeye nyina munsi y'ibuye yaramenyekanye ariko nuko yendaga nyina uwenda babonetse bose ntamenyekana yego wabyumvise kuko niyo mahitamo ye ariko niyo warahisemo guhora na Bibiliya ukaririmba muri korari bagafata video ugatanga icya 10 ntihagire amafaranga uryo udatanze icya 10 none warangiza ugahabanya na biryo ukora nako kanya kugaragara n'abandi babitinye pe ko numvise ari byinshi mu kiganiro nagiranye na Korode umupasiteri nawe yarambwiye ngo aganira na Plasir yamubwiye ko Vitali yamubwiye ko nyirabukwe ari umurozi ariko bana yanjye bose nyirabukwe wande nyirabukwe Vitali nyina wande nyina wa Diane wari umurozi urumva urugo rutarafite kandi bataraberekanye kandi Korode nawe n'umupasiteri koko mfasha ngo nyina n'umurozi byose bitwaye icyubundi nyoko ko ari umurozi ikintu uko yabuha umukobwa wawe ngo akuroga mweze kuvuga mu rugo ruroga wabihinduraho iki se wenyo kwaroga wabihinduraho iki iswa acuragura wabihinduraho iki comment uti ngurugero nzi umwacidikoni agera cidikoni kuva muri za 2 ubu yagombye kuba yaragiye muri pension yarafite nyina w'umupfumu yabihinduraho iki se ufata umurongo wawe none kuroga tuzi babigira ute ntekereza ko yabivugaga muri context yo kuvuga ati nawe yaroga ariko sibyo none se ariko ntabwo ari byo rero isi ari umujura nawe umujura isi ari umujenosideri nawe urajenosida no quand même uze uri umunyamakuru umwana wawe azaba umunyamakuru uvuze ko sesengura ari umwana uzaba umusesenguze umuhungu wanjye akina foot umukobwa wanjye ni umumodoriste nta numwe ntaho bihuriye ntaho bihuriye rwose n'ibyo rega ni twa tuntu tuba tugenda tuvangira ingo ariko ni ugusenya usanzwe ruri mu manegeka bihereye kuri kwa guhishanira ababyeyi bihereye kuri kwa kwifungisha bihereye kwa bwa bukwe bwa business ibyo byose rero n'indi bakubwira ngo nyoko ukora roga warahageze usanzwe uganira nawe yaroga sebgoda riga simvuge guki ababyeyi bacu ntago babayeho mu gihe nk'icyacu ubu twebwe turi mu gihe cya technology urabona dutunzwe na YouTube kera watungwaga no guhinga urumva guhinga no korora so ababyeyi bacu aba bahingaga batungwaga no guhinga no korora ari n'uwezaga cyane bakavuga ati ari icyo ahingiraho ubuse tuvuga ko no kuri YouTube ko shinga cari kabura abantu riko ko mbikora nge bigasaya najya kuza abandi bigakunda zo urumva oya ariko ibyo ofete ije ariko mana yanjye we none se ni gute watunga umugore la belle famille c'est la deuxième famille yawe yego umuryango washatsemo nundi muryango wawe kanibutsa akantu gatoya ari aka video nigeze kubona umugabo abwira yarafite umugore usuzugura nyirabukwe aramubwira ati
ati di atariko witegure narakabonye niba ari filime bakinnye akavuga ati witegure muri weekend tuzajya gusura mama umugore ati okay umugore yigira mu bye nuko aragenda azana ikiro kimwe cy'isukari kimwe cy'umuceri litiro y'amavuta kandi umugabo yamuhaye amafaranga utuntu muri envelope wa mugabo yatse imodoka aragenda biri mu ibuta atabibonye agiye kubona umugabo agiye aparitse kwa nyirabukwe ngo ndashaka kubikubwira ko nyoko bukwe aba ari nyoko yego aragenda aparika kwa nyirabukwe umugore agwa mu kantu ati vanamo ibintu wazaniye mama se ati no ntabwo nari nzi ko ari uyu wizaniye nari nzi ko ari nyoko azana ka envelope yeza nyine we yahise amujyana kwa mama we yego n'ubundi niwe yavugaga kuko ndashaka impamvu mbizanye nuko nyoko bukwe aba ari nyoko unamwita mama nta kosa ririmo urabyumva yego ntabwo bavuga ngo mama ararugurwa nyine aba ari nyoko aba ari nyoko kuko uwo mwashakanye barakara kawe kumuhitamo mu bihumbi magana noneho wa muhungu bose yabitaga ba mama sibyo se kandi nanjye babukwe niko namwitaga nubwo atakiriho Imana imwishimire mu yego yes wa muhungu ati tuzajya gusura mama baragenda ageze ati vanamo kingura butu uzane bya bintu bazaniye mama azana envelope irimo twatuntu tungana gutya aramwereka umuhungu ahita abwira ati ni ibi ngibi amafaranga nagwaye se byagenze bite ibi umuhungu yereka mama we nyirabukwe ngaho ndebera umukobwa wawe nambwiye ko turaza gusura mama none reba ibyo azanye no ntabwo narizi ko ari uyu nyoko na nyoko bukwe bose ni ba nyoko rero burya nubona couple rero yitaza muri belle famille belle famille propre famille belle famille kuki atari mauvaise famille urumva ko n'abazungu babyubaha yego mabukwe bivuga iki mama mukwe siko mu giswahili bavuga yego ubwo si urashakira ye handi kuko niba utemera belle famille nawe nturiho afazari wari kureka gushaka uranyumva afazari wari kugira ute wari kureka ushaka so rero simbizi ni ishyano kuba byabaye mu bantu basenga kuko nzi neza ko ubwo bijya gusa nibyo kwa Rine na Bertrand ariko ubundi babigaragara ko urwo rugo rutaramba ntago rwaramba kwa Rine na Bertrand no kwa Barutiyomba kuko urumva guhishanya famille kuvuga nabi kuri famille no aba ari umuvandimwe muramu wawe aba ari umuvandimwe nyoko buko aba ari nyoko uranyumva okay hari ikintu nabonye mu kiganiro no mu gore yakoze bagarutseho abantu benshi cyane nongere ku bintu ejo hari abagabo twaganiriye nubwo ntabwo mbazi nabo ntibanzi ni muri za eneo ziba ari izibanga wumva amajwi gusa yego harimo abagabo barenze bavuze umugabo umwe bavuga n'undi wakoye kabiri n'undi umwe yabyivuye ati nashatse umugore wanjye data bukwe afunzwe ariko kubera ko ari papa inkwano natanze yagiye gufungurwa barazimaze agarutse rero ngenda kwa byo kwishimira umugore wawe kandi zo bari baramuciye rero zitanze agarutse arongera arakwa batanzemo urugero rw'umukire ukomeye cyane wishimiye umugore we ariko ashaka kumukorera surprise aramuga ati rero madame ndabona rwose tutagihuza bugiye iwanyu guse ntabwo umugore nkeneye ari nkawe bugiye iwanyu umugore aragenda yari yamushimye aragenda nyine urumva hari umugabo w'umukire babakire ba kera baba bazi nabo udukwavu tw'ishyamba batuzi ariko akabona umugore we ntacyo bimutwaye n'umugore akabikeka ariko ntamutuke noneho umugabo kugira mukore surprise aravuga ati nakurambiwe umugore agira ngo ni kwa kundi ikundura tw'ishyamba ati sovo yigira iwabo urumva umugore agenda bwa bugore buzima nyine kwa kugira
la famite iyo mvuze ubugore ntabwo ari utugore no ntabwo ari imiterere no ni ubugore la famite simvire la féminité noneho bujyana n'ububyeyi kwa yego nyine umugore aragenda rwose ku neza nta mahane ntaki agenda amaze icyumweru iwabo umugabo arongera yorganiza ubukwe bushyashya atora abantu kwa se bukwe batabizi abakire bagenzi be ni abakire ni umukire wa undi bamwe bafite ibitaje nyine bamwe bari barirwa muri za miliyari n'ijana mukungu umukire mvuze izina wakubirwa ariko ba leta bamumenye ariko reka mvuga iryoroheje nuko yahoranye ifamu mu bice bya Zandera ibya hano mbivuze byo mwahita mumenya nuko noneho abwira kwa sebuko ati irunguru iranyishe nzaza gucyura umugore wanjye ate babwira umukobwa wabo ati uzi ko wa mugabo agiye kuza kugucyura ate nibyo se bisanzwe nawe nabyo byakiraga ibisanzwe nabwo arishima umugabo yakuzaniye zangagari zose abakire bagenzi be baragenda na sheke ngo ya miliyoni 50 ajya gucyura ababwira ati abwira ba sebuko iwabo w'umugore ati mwampaye umugore kabisa amafuti yanjye majoro yanjye ingendo zanjye ibifuti byanjye atari ibaze ko namwirukanye ntambaze ngo nyirukane iki abaha yasheke n'ababagabo zangagari zimureba kandi ubwizo ngagari nazo zari zimeze nkawe meze ni nko kubereka ati niba namwe abagore banyu bameze baryo basi mujye bishatse kuvuga ngo bashimira icyo nicyo shaka kukwereka ngo kwa sobukwe ni iwanyu nyoko ukwe so ukwe niso ni nyoko urabyumva iyo udafite umuryango kwa sobukwe niwo muryango wawe cyane hanyuma nanone ibyo nabyo binafashe uburyo abagore bitwara nge mpamya ko abagabo aribo bagira amakosa benshi ariko uburyo abagore benshi bitwara n'ibikuba byagiye mu itangazamakuru ubundi se niwe usibye ko ari abarokore akaba ari n'abanyamakuru nibo ba mbere bacanye inyuma ubu se ntihari gushya none se iwawe ko hatarashya nyine ubwira imihanda ubugira ngo ahantu hose ntikari kuba ni kupuri bijegajega naho ibyabaye ntaho bitaba akishyamba nta abagabo barakarya benshi cyane urabyumva ariko umugore yabikeka yabimenya yabibona muri telefone ndabizana abagore bareba mu telefone akamenya uko managinga ibyo bintu ayo makuru ndayamanaginga ne nuko ngo yamaze kwifungisha wenda reze umugore ubuso umugore mubyaranye 3 4 5 ubundi ayo makuru yakoreshaho iki ndigendeye usiza abana bawe wababyaye se ngo bate gutyo n'uburyo abantu bamanaginga amasuruse de conflit cyo kora icyo shima nuko benshi babizi abagore benshi barabyihanganira cyangwa abagabo bamwe bakagenda bahinduka buke ariko ifaranga ni ikibazo kuko uwo mugabo umwe yavuze yatanze urugero avuga ati kera nahoze ndi umunyonzi mbu umukomisiyoneri shaka umugore ati sinari nzi akishyamba uko kamera atareke ifaranga ryaraje ati yewe ati ni icyumweru sinakimara yabyivugiye mvuze aho twari turi bamumenye yabyivugiye ati ifaranga rimaze kuza ati icyumweru si cyo nakimara ati umugore mwiza cyo haradijyana no gushyuha k'umubiri abantu bajye bumva ibyabaye rero reka bifatemo nk'amasomo abiri byatangiye nabi cyambere nuko uyu muryango watangiye nabi guhishana ababyeyi mariage d'affaires nuko gufunga urubyaro hanyuma ibibaye bigiye hanze nabonye n'abantu banenga no mugore bakavuga ati kuba waje ukanavuga ngo amasafuriya amarido ibintu nk'ibyo bibaze ntabwo bikwiye gusa bazasubira mu rusengero cyumweru bazajya gusenga umugore uko byumva abantu bati ntiwagomba kuza mu itangazamakuru nawe ni kubyumva uri nta n'umugore wagiye kagiye muri media kandi mu ibibazo by'urwose bijyana muri media gute niyo waba umugabo hari amakuru agaragaza ko iki kiganiro yagikoze kiri directed n'uwitwa plasir wa zaburi nshya uwo mugabo niwe mugabo we kandi ari uwo bavuga ko ari uwo kwaje uwo umurya ariko kiragurisha ariko aya mafaranga ngo yirinze kugishyira kuri cano ye kugira bidateza saga uwo mudamu asanganwe cano se plasir afite cano niwe wayoboye footage nkuko na fisi ari hano
oya urumva nyine ni rwa rugo rutariho nyine ubusa umugabo yajya kuri kamera akavuga ibiki ariko ntabwo ntavuga ibirebana n'umuryango we ashobora kubivuga ari ibyiza ashobora kubivuga hari abantu bashuti banjye nka kamarade musuhuze uzaba umugabo Virgile Fakoshera ngaje je croix twabanye mu giskuti no mu cyumba we njya mubona atanga ibiganiro n'umugore we barishira ishusho bavuga ibyiza ntabwo bavuga ko bigeze kurwana niba simbi bifurije ariko skandale yabaye nawe ukajya mu mettre la poudre d'arfe n'ukwenyegeza umuriro ibintu birabaye ugiye mu itangazamakuru ugiye kuri kamera uvuga ngo uyu mugore we ese umuryango wahishwe n'uwa yabigize binini umuryango wahishwe n'uwa wa Vitali yahishe umugore umuryango ariko bakavuga ko n'umuryango ku mugore utiyumvagamo Vitali none se ubu uyu muryango uravuga ko wabyaye w'umukobwa umugore ubwo se Vitali bamuhaye umugore wamaze kwifungisha haba ikibazo akajya kuri kamera ntabwo ari ingo zikenewe mu Rwanda zigize uribuke muri NST1 bavuga ngo umuryango ushoboye utekanye ntabwo se iyo couple ni nkaho yagombye gusibwa kuri map y'u Rwanda iyo ntiriho rwose no muri leta civile bagombye kuyisiba ntabwo ari izo ngo dushaka ko Vitali n'ubu ngubu bari gukora ibiganiro akavuga ati nitwa Vitali ndi umugabo wubatse nashakanye na Diane ariko introduce ibiganiro bye gutyo mukanya amaze no kwa proding ubukwe kugira ngo twereke akanavuga se Diane wa wundi bari akantu uwo wagiye yaragiye abiwabo yasubiye iwabo amaze amezi ni barane reka kumvuna aba bantu bavunnye societe niba barakoze ubukwe abantu bagahurura barabahemukiye cyane bagombye kubishyura time yabo batwaye uyisi couple ubuza babutashye ndi bataye umwanya nta mwana baberetse none barabereka imishwanire yabo gusa nyuma y'amezi 6 abasiba abandi baca abandi intege uko ngeje oya nyine abatarashaka ntibacika intege hari couple zifite zintangarugero nubwo zo zitaza mu itangazamakuru ariko turanazikangura ngo zizaze ntabwo dukeneye abagore bafatiwe mu marogi ntabwo dukeneye abagabo baciwe inyuma dukeneye n'abantu bamaze imyaka 50 babana yes bakatubwira ati namukubise urushyi rumwe tumaranye 25 cyangwa se yanciriye mu maso cyangwa se sindamukubita nkanjye buriya wajya ntabwo ajya muvuga mwese ko bagipfuye nabo ngo baragipfuye iki icyo cyo kuvuga umuntu mu izina ngo yamuhamagara ngo Vitali ngo kumwita sheri oya cyagiye wajya ntabwo navuga mu izina urumva icyo nacyo ari ikindi kintu yego bitana ba Vitali na Diane donc no muri icyo kiganiro bavuga Vitali rero bari bamaranye imyaka guys amezi 6 ngo bakundanye umwaka oya abantu ntibacika intege dufite imiryango myiza nuko n'amacano avuga ku muryango ariko ngewe yanjye izajya ibizanamo byose ubuzima bw'imiryango politike nzajya nyivuga gake pe kandi ndimo ndayikozaho imitwe y'intoki muri uku kwezi kurarangira cano nayibonye bazabe tayari tuzabaha link nagacano nakantu nagondagondewe n'abanyeshuri nigishije baracyanakomeza kuko deja bamaze kunyishira kameramani umushahara kameramani urahari urumva yego w'amezi 3 ubwo aya mezi 3 azajya kugera hari abandi ari abafana banjye ari abandi banyeshuri banjye aho bari hose initiative yazabwe n'umwe mu banyeshuri banjye ukorera UN n'abandi bazagenda baza ariko ngewe ntago nzi ko politiki ari abantu bakunda izana amafaranga ariko tugomba no kuzagera nzajya mu bya santé mu bya tuvuge ku buzima bwo mu mutwe tuvuge kuri environnement uziko nayo ari ikindi kibazo tuvuge ku miryango abantu rero nitugera ku miryango abantu bamaranye imyaka 50 nimbona iyo couple ikiri kumwe nzahitungamo kamera batanga ubwo buhamya ese abantu bamaranye amezi 6 byakwiye isi yose ko bashwanye kandi hari abantu nzi bimariye nka 60 vraiment yego batuje reaction ya Diane ivuga iki
Yiki yo kujya mu itangazamakuru no yo kuva mu rugo iwe asize impeta nta rwari ruriho yasize impeta ku meza kujugunya impeta ayisigira inde Vitali ayisigira Vitali ubu ni ngombwa ati twari ibyawe warongoye urutoki ndarugusubije hari umudamu wakoraga mu kabari ashakwa n'umuhungu w'inshuti yanjye umuhungu nawe yaramaze kugira deception ahita arongora uwo nguwo mu kabari ariko n'ubu barabanye bameze neza ariko bikiri mu mizo ya mbere kuko ako kabari yakoragamo nyine twajyaga tujya kubyiniramo noneho abatipe bagatinya kumubyinisha igitipe kimwe kiragenda kiramubyinisha kimubyinishije ikigare cy'abahungu twajyaga dusangira ibyumba ati shati kandi bari kumena umutwe ngo yari Jeune Marie naho wa mugore reka dore barongoya reka dore barongoya wabonye hariya yakozeho ari mu gituza cy'undi mugabo ari kumubyinisha abandi bati barakomena umutwe shaho uwo ni umugore w'umugabo naho umugore reka singiyi dore aho barongoye zo urumva rero nawe ubwo noneho aho barongoye niyo yasize ariko ni bibi cyane ni urugero rubi ariko ntibice intege abakiri inyuma ingo nziza zirahari ibibazo birahari mu miryango bishingiye ku bukene tekinoloji amakuru ariko arutwaramo rwose ubuzima bukicuma iminsi ikicuma ngewe maze 24 uri kunyumva urakukuje kandi si na 50 izagera kabisa kandi si ndi miseke igoroye n'umugore si marayika ariko tuyimanaginga dute n'abaturanyi n'abandi n'impande n'abandi urabyumva so rero ikintu cya market maturité ngende kucyumva cyane ikibazo cya maturité oya nugushaka utazi objectif uruzi objectif yabo ni iki se hazundi ni yihugo kuryoshya ni mwaguye umuryango kuko umuryango ntimubwiye ko mugiye kubana ni mubyaye ntacyo couple ariko bura ngiye nkunda kwahuranya rero ndarejike cyane sharika ngwiza ukuri couple itagamije kubyara ntiyakwiye kubaho wari ubusambanyi ubusambanyi ibyo bindi se hari ahandi utabibona everywhere kuri make cyane sans objectif yo kubyara mariage ubuvunnye abantu nawe uvunnye upfushije ubusa n'amafaranga utagamije kubyara gamiza kubyara wenda urubure ko Vitali we yarabigamije nonese kuki atabajije umugore umugore afungishije umugabo atabizi urumva yarabizi okay uko byamera kose couple itagamije kubyara aho uje wacu uravuze ngo ugiye gukora ubukwe bwa business urumva najya kubura ngo ngiye no kwifungisha ariko ubwo naba rukuri cyangwa nyamara iri ni ishyano Imana irabatamaje nubwo ngewe ntajya njya mu nsengero Imana irabatamaje basengaga kweri bakagenda bya bitabo bingana kwa kundi bagatanga ibyacumi un seul mot niba nta objectif yo kubyara nta mpamvu yo gutegura ubukwe nta n'impamvu yo kuvana umuntu iwabo nawe ukava iwanyu ngo uko wari uri ayo mafaranga agenda uyanywere kuko ibyo usibye urubyaro ibindi biragurika ariko ntiwagura umwana si byo se ntiwagura umwana kuko burya hari abashobora gutanga commentaire ngo ushobora kumubyara hanze n'umubyara hanze kugira ngo uzamugeze iwawe bizakugora nta garanti kuko ushobora kubyara umwana ahantu uri umukozi wa leta uhembwa 200 sibyo hahandi umubyaye akaba ari undi muntu nawe ukora muri ONG uhembwa 500 nawe utikuraho umwana akaba ari wawe uhembwa 200 ariko bakamwitira wa wundi wa 500 wahombye rero sibyo nuvuga ngo umwana ntagurika nabonye icya DNA cyazamutse umunezero wawugura wo mu gitanda imibonano mpuzabitsina irashoboka iragurika ariko ntago wagura umwana rero niba utagamije kubyara reka kurongora reka gushaka ibindi ujye kubigura ku isoko ku kiro waravuze ngo
bya DNA nabonye imibare bya no burofa. oya DNA no nta mpamvu umugore nakubwiye ngo umugore yo mwasezeranye urumva iyo mwasezeranye muri etat civile wemera ko ikimuva mu nda cyose cyitwa umwana wawe niko bimeze niko gusezerana bivuganye urajya gupimisha iki ese leta yo simbitindeho cyane ese leta yo igumishaho cya giciro kiri hejuru kubigabanya abantu bakabishidukira ntabwo iri kureba ingaruka ishatse niba ishaka ngo tumenye abanyarwanda ko abana bavuka ari abase DNA bayijyane muri maternité umugore akimara kubyara bapima uruhinja na se ko musa niba mara gupima bagasanga uwo mwana atari uwase umugore n'umugabo bajya inama dutahane cyangwa urajya iwanyu cyangwa uramushyira se irangire ariko umwana ntabwo uretse wiseka ugeze ahakomeye umva wiseka uwo mwana ntabwo ari buhakomerekere umwana w'uruhinja isere nyina bagashwanira muri maternité bikarangira umugore afashe ivarisi agiye iwabo n'umugabo akajya iwabo wa mwana azakurira hahandi nyina yamujyanye nta bindi ariko uri gufata umwana wo muri 4e primaire ugafata umwana muri 2e secondaire ngo tujye kureba bagasanga si uwanjye ukomerekeje na wa mwana ngewe nashobora gukomerekera muri maternité gusa ariko umwana akaba safe kandi umwana icyo kintu inzego za leta zicyumve Dr Sabin minisante icyumve biriya bintu birakomeretsa umugabo bigakomeretsa umugore ugiye ku karubanda ko yaciye inyuma kandi yari yarabikoze mu ibanga birakomeretsa n'uwo mwana kuko ni mukuru niba ayo makuru akenewe test ADN à la naissance mbere y'urukingo rwa mbere bapima ADN aho kujya guhungabanya abana bamaze gukura niyo mpamvu mbyise uburofa ni ingingo pe ubwo baravuga ko ntukanye icyo kibazo ni uburofa niba umwana yaravukiye iwawe wateye inda warongoye nyina utikingiye sibyo murabana ko mwarasezeranye nyina amutwita amezi 9 kwaguciragura kwaguhurwa ibintu ibyo wakundaga kurya wajya kurya nk'agafiriti ati igize hirya uri umugabo sibyo ucika ku ifiriti pasi ku mugore yayizinutswe atangiye guciragura akanaciramo gateretse hafi yaho uri kurira ibyo urabyihanganira arahurwa akenera atangira kurarikira ibintu bidasanzwe hari uwigeze gutwita akajya avuga ngo warashaka ndakita ngo ikira pizza inyama zo mu bikombe inyama zo mu bikombe zimwe kera bajyaga baha abasirikare bo kwa Habyarimana ukajya kuhiga ibyo byose umuherekeje kuri consultation ya mbere uguze mariniyeri uguze imyenda y'umwana consultation ya kabiri ya gatatu ya kane maternité iyageze indigeze muri 6 uwo mugore ntabashobora kuba yakwicira inzara z'amano yego ntabashobora kwikorera isuku yo hasi ni wowe bimukorera cyane izo zose uri kumva ibyo byose biri kugenda bikumarika umwana araje muri maternité wahangayitse waraye kwa muganga uri telefona dogiteri buri kanya dogiteri bimeze bite n'umuhungu n'umukobwa ibintu nk'ibyo stress pressure umwana araje za Kigoma wisizina sa amafaranga ari gusohoka cyane maternelle graduation ya maternelle primaire secondaire byose ni wowe ugiye gupimisha ageze mu 3 secondaire uwo mwana ninde wundi witase usibye wowe wahereye aho ngaho ADN yerekanye ko atari uwawe wewe wabyemera ngira nabyo nakwemera ntabwo nakwemera uwo nuwanjye uramyumva urumva kompanyoma nagize mu mwana mu mutwe n'ingese nanjye mu mutwe n'uwanjye unaje ukavuga uti jya mara barakubeshya sha kwiza ry'Imana sha nakwemera niyo mpamvu mbyise uburofa umwana wamaze gukura urajya wenda uwitatu ariko nabyo abara yakuvunnye buretse gatoya hari ikindi nibagiwe umwana wonka nijoro saa 6 z'ijoro bakubwira umugore akavuga ati zimye cyane itara nonse mpereza ako kadobo bumumfashije yewe data we noneho ngewe haraho byageze itara ndishyiraho igipapuro
ikinyamakuru cy'umuseso nari narasomye nzengurutseho kugira ngo ribe somi alime somi eta ribe ryakije ariko rinazimije kugira ngo batangicuza urumva kugira ngo batangicuza iryo joro ibaze kurara ureba mu itara none warangiza umwana ageze ku myaka ingahe 6 7 8 ugiye kureba ibyo byose uzabigarura numenya ko atari uwawe ibyo byose uzabigarura ikintu cyo gupima renaissance leta donc aho kugira ngo leta igabanye ADN ku myaka iriya izaba ari gukora ku bantu bakuze ku bana bakuze nizamura igiciro hariya ishyira nko kuri 800 cyongeremo noneho niba ishaka ko buri mubyeyi aba honnête buri mugore aba honnête n'umugabo we test ADN bayijyane muri maternité ukivuka uhita upimisha bayongeremo no kuri fish bayongeremo ko ari mwene kanaka cyane rwose icyo gihe harahungabana umugabo gusa parce que umugore birabibanga harahungabana umugabo gusa wakura kuje kubusa ararogereta y'amezi 9 ya mbere stress igabanuke umugore we nta kibazo ko yarasanzwe abizi kandi nta urabigira public hanyuma umwana we ni safe pe cyane aho yajya hose icya kabiri bakimara kumvikana bashobora kumvikana kumurera bashobora kumvikana kamaze ati nuwande mumushyire bashobora kumubwira ati genda iwanyu ibintu nk'ibyo ariko umwana akaba safe ibi bindi ni uguhungabanya abana nabyumvishe ngo za Uganda ngo birakaze numbyumva ngo hano ngo birakaze no nibabikore à la naissance pour sauver les enfants ariko ngewe ntabyo nakora ntabyo nakora ndakurahiye okay Karege reka tugire aho duhinira kuko amasaha yawe nayafashe cyane nayafashe uranyihanganira batangiye dutinze reka tugire aho dusoreza mbwira abadukurikiye ko bakora subscribe kuri channel tw'ubuzima buzima TV bakareba inyigisho z'ubuzima zimeze neza cyane zabafasha ubwo iya Karegeya nayo niza tuzajya tuyibabwira gake ariko nayo uko ambwira amakuru nguyu hano ntabwo ndi kumuhimbira yambwiye ko nawe biri mu nzira ubwo rero tumubwire courage ariko mugure n'indabo muri Iraguha Flowers indabo nziza zo kwifashisha mu birori cyangwa mu bindi bintu mukenera bya buri munsi bikenera indabo muhamagare kuri 07791850 633 babwire rero n'abafite amavunane sauna massage na jyakuza ahantu hitwa muri Cogamo mu Gatsata najyaga mpumva kuri ba Regis urukiko ruhamamaza ariko wagezeyo sawa cyane rwose iyo jacuzzi zinjajara tujyeyo oya rwose turi no mu nzira rwose ni ahantu heza cyane uvayo oya Gatsata hafi Kanyonyombe kabisa uvayo ubaye mushya aho ni sawa ubwo ngubwo abadukurikira abakunzi ba Karegeya impamvu adasaza nayo mwayumvise nabyo ngo biri bituma umuntu adasaza yego so Karege nyemerera dusoze mushimire ku mwanya wawe wenda sinzi niba hari isomo rusange watanga kuri no case tukarifata nk'ikintu rusange kuko nicyo kinanira tuba dushaka gukuramo oya isomo rusange nuko abantu abakora ibyaha bihishe babyita ibindi dufite societe yamaze gucikamo ibice bibiri abiyita bisi abiyita bijuru ngo nabakozi b'Imana abiyita bijuru abasigaye bakabita bisi abanywa gacupa abagira gute ibintu nk'ibyo abagore badefiriza bagira gute ugasanga umuntu yaragiye aricupiza ubusatsi burahirimbira ububa abonwa n'uhagaze abo bantu bemera kwikarifiya bakavuga ko ari abijuru abandi bagasigara ari abisi iyo ukoze iyo wibeshye ugakora nk'ibyaba abandi bisi waciriye urubanza hiti kugaragaza rwose ibyacu bibaho nta kibazo ariko wowe wihisha mu Mana ukihisha muri rwa rusengero muri korari ukavuza ibicensha ugahirimbiza imisatsi ngo n'ibyabisi abandi bagore beza bakadefiriza bagashyiramo udutentire bagatembera bakambara amariba bakaberwa wowe uhozamo agatambaro muhendererere akantu gato cyane hiti gushyira hanze rero ni ikigaragara uyu ni umusaruro w'ibyo bibera mu nsengero fete urumva ni umusaruro w'ibibera mu nsengero
kandi noneho na nyuma ukareba urumva n'ibyo byose bigiye hanze kwifungisha ubukwe bwa bizinesi n'ibyo byose bari kuvuga kujya mu itangazamakuru hari imiryango yabo bita bisi utamenya ibyo n'icyo barariye none abandi iwacu ntibamushakaga mbega umwanda we basi sezererana. Ndagushimiye rero ndagushimiye wakoze kwemera ko tuganira. Reka dushimire abari badukurikiye abumvise ikiganiro cyose bakakirangiza turabashimiye byihariye. Mukore subscribe kuri iyi chaîne ubundi dukomeze kwaguka tubana mu biganiro bitandukanye.